urushako rurimo amakimbirane, kenshi na kenshi usanga ababyeyi bihugiyeho, bamwe bakibagirwa inshingano zabo zuzuye mu kurera abana kubera ibibazo bibari hagati, cyangwa ugasanga yewe hari n'abatazi izo nshingano izo arizo zose, maze ugasanga gahoro gahoro roho z'abana zirangirika kandi bafite ababyeyi. Niyo mpamvu nk'umutwaro narimaranye iminsi ku mutima nifuje kuvuga nti niki uwo mwana akeneye mu buto bwe ngo azakure ari umuntu wuzuye. Aha haratangwa ingero zaho ibikomere bituruka n'ingaruka iyo akuze. Ariko mbere yuko dutangira, reka mbanze mbahe ikaze ku rubuga uri uw'agaciro, aho utuza ugahumeka ukiga ndetse ukiha uburenganzira bwo kuba uwuriwe. Ndabasuhuje, mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe n'aho muri ku isi. Nge ndivete Ingabe umwari, nkaba nkubona nk'uw'agaciro kuko uhishwemo iby'agaciro. Mbere na mbere ndabashimiye mwe mwese turi kumwe, namwe mwasangije bagenzi banyu. Ibi binyereka ishyaka ndetse n'urukundo, ndabashimiye cyane. Kandi namwe bashya murisanga, mwiha uburenganzira bwo gukora subscribe, bizaborohera kubona ibiganiro bibateza imbere mu buzima bwanyu bwa buri munsi bisohoka buri cyumweru. Ibyo umubyeyi uri mu rushako rurimo amakimbirane agomba gukorera umwana we. Umwana ni uw'agaciro. Igice kimwe cy'ibyagaciro ni uburere ahabwa n'ababyeyi. Ni bya bindi akeneye akiri muto azubakiraho akazaba umuntu wuzuye. Icyo kibondo kikuri iruhande gikeneye amahoro no kumva arinzwe afite umutekano. Bishatse kuvuga ko agomba kuba afite iruhande umubyeyi ufite ubushobozi bwo kumutega amatwi, bwo kwishyira mu cyimbo cye, ari byo empati, maze akumva yakiriwe. Akeneye urukundo, wa mubyeyi umukinisha, umuhoberana ubwuzu. Ibi bituma roho ye ituza ndetse akumva afite umutekano. Akeneye umubyeyi ugirana ibihe byiza nawe, ushaka ibikorwa umwana yifuza maze bakabikorana. Akeneye kandi umubyeyi bagirana bonyine bya biganiro bimuzamurira ibyishimo, bimwibutsa bwa butwari bwe n'ibindi. Akeneye kandi kubahirwa uko avuga, ibitekerezo bye ndetse n'ibyo bito yagerageje. Akeneye kubahirwa imitekerereze ye, kubahirwa amarangamutima ye, kubahirwa ubwo bumuga bumutandukanya n'abandi kuko arihariye. Mbese kumwubaha wese nk'ikiremwa cyiza cy'agaciro. Umwana utarahawe urukundo mu buto, iyo akuze ntasobanukirwe ikibazo afite ngo agire icyo agikoraho, ageraho akizinukwa, ari byo bita sorojete. Umwana utarahawe urukundo, imibanire iramugora. Abashaka urukundo ariko ntibishoboke kurwakira. Ntaba azi kurutanga kandi aba yumva ari wenyine. Iyo ahawe urukundo ntirushobora kwinjira kuko aba atazi icyo arumaza. Urugero rw'umwana tuvuga ubu ngubu arakuze, ni umuntu ukuze. Ahawe impano n'inshuti kado. Atangiye gutekereza niba nta cyihishe inyuma. Aho kugira ngo anezezwe
kandi abyakire. Aha roho ye ntimenya icyo gikorwa ukoze ikimarisha. Ibi byose biturutse mu bwana bwe. Urugero rwa kabiri nanone ni umuntu ukuze. Abwiwe ko yambawe neza yizihiwe. Iyo komplima ntabasha kuyakira, aratekereza ko umushuka cyangwa abure icyo iyo komplima imaza, agwe mu kantu. Ashobora no kuguha igisubizo cyumvikanisha ko ibyo uvuze atari ukuri. Ntabasha kuyakira kuko atigeze abikorerwa mu bwana. Niyo mpamvu atazi icyo iyo komplima ayimaza. Ibi bishobora gutuma imibanire n'abandi imugora ndetse akagora n'abandi. Umwana akeneye kandi byibanze kurya, kuryama, kunywa, kuba ahantu ahumeka ndetse no kwambara. Reka umwana yikorere ibyo azi gukora bitewe n'imyaka afite. Wimukorera byose kandi wimurinda birenze urugero. Mu kanya urumva ingaruka zo kumurinda cyane. Ndetse niba ufite abagufasha bandi mwirera ry'icyo kibondo, basabe kuzajya babanza kumubaza icyo yifuza gukorerwa. Bamuhe uburenganzira bwo kwikorera ibyo ashoboye. Urugero nko mu kwambara, bakamuha uburenganzira bwo kubyikorera. Bituma atangira kwiga kumenya icyiza kandi kimukwiriye, ndetse muri ubu buryo atangira kwihuza n'umubiri we. Iruhande rwo kumuha uburenganzira bwo kwikorera ibyo ashoboye, ahabwa uburenganzira bwo kwitoranyiriza. Agasobanurirwa iyo ari ngombwa. Abwirwa impamvu n'ingaruka, ariko ntakorerwa byose. Ahabwa uburenganzira bwo gucukumbura no kwigerageza. Ingaruka iyo ibi bitagenze gutya, tuvuge ingaruka zo gukorerwa byose ndetse no kurindwa, bimuviramo kuba ari wa muntu udashobora guhitamo inzozi ze iyo akuze. Abandi nibo bamuhitiramo inzozi cyangwa ibyo azageraho mu buzima. Cyangwa akaba wa wundi udashobora kujya kwigurira cya kintu kimuri ku mutima ari wenyine ngo yitorere akitahane. Ugasanga igihe cyose agomba umuntu ku ruhande cyangwa uwo bashakanye ngo amuhitiremo kubera kutigirira icyizere mu mahitamo. Ibi byaravuye mu bwana bwe. Icya gatatu ni ukumva yakiwe mu muryango. Bishatse kuvuga kuba afite uburenganzira bwo kugira inshuti. Kwigishwa kugabana n'abandi. Guhabwa uburenganzira bwo gufashwa no gufasha. Akeneye ko umubwiza ukuri. Guhabwa uburenganzira bwo kwakirwa uko ari, ndetse akerekwa ko yitaweho, ko abonwa nk'uw'agaciro, ko ari umwana nk'abandi, ndetse mu mwanya mwiza ureshya n'uw'abandi bavukana. Urugero rw'ingaruka rwa bimwe muri ibi atabonye. Wa mwana batabwije ukuri, batafashije, utaragaragaye mu muryango nk'umwana w'agaciro, iyo akuze aba wa muntu utumva ibyifuzo bye, ahubwo akuzuza ibyifuzo by'abandi, ibyo akabishyira iruhande. Aha ni hahandi usanga umuntu ari mu rushako, ukabona we yuzuza ibyo uwo bashakanye we amusaba, ariko we ntajya atanga ibyifuzo bye, ndetse akarenga no ku mahame ye. Ukabona ari umuntu wibuze mu rushako, kandi ari we bwite uba warabyikoreye, ariko mu buryo atatekereje.
ibi bituruka mu bwana bwe, muri bya bindi yabuze akiri umwana, akaba mu gukura yarakoze uburyo bwo gukoreramo. Ibi bamwe bakabyitiranya no kwicisha bugufi mu rushako cyangwa kubaha uwo mwashakanye, kandi ntaho bihuriye. Uyu mwana kandi mu gukura kwe, ngiye gusobanura bwa buryo. Mu gukura kwe akora uburyo bwo kwiyumanganya, akimenyereza situation arimo yose, maze agashaka uburyo bwo kutavogerwa. Ariho ahitamo gukora ibyo abandi bashaka, akarenga ku mahame ye, ibyifuzo bye, ku buryo iyo mibanire, iyo myitwarire imukururira mu buzima abantu bamufata nabi, ni ukuvuga abantu bamumaritreta. Ibi ababikora atabitekereje, roho ye niko iba yaramenyereye, bamufata nabi ndetse akabaha uburenganzira bw'uko bamufata nabi, akabyakira nk'ibisanzwe. Ibi byose ntabikora yabitekereje, ahubwo nk'uko nabivuze niko roho ye iba yaramenyereye. Cyangwa se nanone wa mwana wacu wangijwe ndetse agafatwa nabi, mu bundi buryo ashobora gukura ari umuntu ufata nabi abandi, ubamaritreta ndetse akabangiza, yewe akifuza kubagira nk'uko nawe yabikorewe mu buto bwe. Ibi iyo abikoze bimuha kumva asa nk'usubije bya byifuzo bye bitasubijwe akiri umwana. Izo ni ingaruka zose y'umwana, hari ibyo yabuze mu buto bwe. Icya kane, umwana akeneye kuvuga ikimubangamiye ndetse agahabwa uburenganzira bwo gusohora amarangamutima. Mutega amatwi, wimubuza kurira, mureka arire, ufate ako gahinda afite nk'ukuri, umwumve, muganire, mushake umuti w'ikibazo afite. Mureke ubwo burakari bumurimo busohoke, mutega amatwi, wumve icyishe inyuma y'uburakari. Niba ari umwana ukuze, ubona ari umwana na nyuma yo kuvuga uburakari bumugumamo igihe kirekire, mwandikishe muri siporo, ajyeyo akore siporo. Cyangwa ubwo bushobozi niba budahari, muhe uburenganzira bwo gusohoka, ajye hanze, ashobora gukora jogging, ashobora kwiruka. Ubu ni uburyo bwiza azajya abasha kuruhura roho, kuko umubiri we ukora imisemburo ituma atuza. Muri ubu buryo uzaba umwigishije uburyo bwiza yakoresha afite umujinya. Niba akunda guteka, gushushanya, kubumba, kwandika, kubyina n'ibindi, ubu ni uburyo nabwo umwana yerekana uko amerewe, ibyo akeneye, nuko yiyumva. Icya gatanu ni ugukina. Akeneye uburenganzira bwo kugira ibihe byiza n'abandi bana, gukina, kumenyana n'abandi, akabasha kwigira ibintu ku bandi. Afite uburenganzira bwo kuruhuka, agomba guhabwa uburenganzira bwo gukora ibintu n'intoki ze, mbese creativity. Ibi bituma umwana yiyubaka kandi yiga ibintu bishya. Wireresha umwana wawe abo bavukana ngo afate inshingano zawe, bene uwo mwana akurana stress kandi uba mu by'ukuri umwiba ubuto bwe. Ni wa mwana ukura akaba wa muntu ugomba gukora ku buryo abandi banezerwa cyangwa bamererwa neza, kandi atari byo.
buri muntu wese agomba gukora ku buryo bwe bwite akabasha kunezerwa, si ngombwa ko agomba kugira undi muntu wo kumunezeza. Rero ibi bituma mu buzima aba kenshi na kenshi igikoresho cy'abandi, kandi si byo twifuriza abana bacu. Mubyeyi rero w'agaciro, ha umwana wawe waragijwe n'Uwiteka ibyo akeneye akiri muto. Hindukira, reba ibumoso, urebe iburyo, cyangwa niba waramushyize inyuma urahindukira urebe inyuma, umufate umukurure, umushyire mu mwanya we, umurinde gukurana ibikomere bizamubera umutego, bikazamusaba guca mu buzima bumuruhije cyane. Ubwo buzima bukazaba ari bwo buzamubera intangiriro yo guta igihe ashaka icyo yabuze no kukiha, kandi akiri umwana muto wari umuri iruhande, zari inshingano zawe. Ngibyo muri make mfite ubu ngubu mbahaye umwana akeneye ngo akure nk'umuntu wuzuye, azabe muri make umuntu w'agaciro. Mbaye mbashimiye muri ab'agaciro. Mufite ibibari ku mutima mwifuza kunsangiza ntimutegwe, mwanyohereza ubutumwa kuri 00 31 65 75 28 477. Subiremo 00 31 65 75 28 477. Ikaze muri Isanga, ndetse mwihe uburenganzira bwo kwandika umunsi uko mubona iki kiganiro. Funguye amaboko yombi mbashe kubafata ikiganza, maze mweme mubashe kuba abo mugomba kubabo, naho mu kiganiro gikurikira.